Yesu ashimwe. Ahimbaza iteka. Amakuru yanyu Ni amahoro. Amahoro cyane. yego muye n'abavuga ubutumwa beza, ubutumwa bwiza. Nagira ngo mubanze mwibwire abadukurikiye kugira ngo iki kiganiro tugiye kugirana abantu nyine babamenye amazina yanyu, ahari mwanashyiraho n'amanimero yanyu ya telefone kugira ngo abaza kugira ikibazo, abazakurikiye iyi video bakaba bagira ikibazo bazabashe kubabona, mubasobanurire byinshi ahari wenda baba batasobanukiwe. Karibu. Murakoze cyane. Yego. Amazina yanjye nitwa Ndorayabo Fidele. Yego. Nkuko bivuze ndi umubwirizabutumwa bwiza koko. Yego. W'isezerano rishya. Atari rya rindi ry'inyuguti. Yego. Narakijijwe rero. Ubu ndi intungane ku Mana. Ubu ngenda bizi neza ko ntazarimbuka. Mbega nagize iherezo ryiza. Yego. Nanjye ni Muragije Maria Therese. Yego. Umuhire mubahiriwe hano mu isi. Amen. Wabonye agakiza ariko gatandukanye n'akabantu baririmba ko guhindura idini cyangwa se kakitirirana. Yego. Ariko njyewe ni agakiza nyine nahawe na Kristo, ubwo nyine yemeraga kugurana nanjye, agatwara ububi bwanjye ndetse akakira n'ingaruka zabwo. Ariko nanjye akampa ubwiza bwe, uburyo yari ari nyine bukampindura nyine intungane cyangwa se umukiranutsi ukonda uyu munsi. Yego rwose. Hanyuma ubwo ni Fidele na Therese. Yego, nibo muvugana. Numvaga nshaka kubabaza bene data. Tubaze. Numvishije agakiza muvuga, ubwabyo mwirondoro kwivuga igihe kirekire usanga nyine atari agakiza abantu bamenyereye. Agakiza wakijijwe ni akahe gakiza uvuze ko nkawe Therese uravuze ngo agakiza wanakijijwe ntabwo kameze nk'akabandi? Ni akahe gakiza wakijijwe wabwira abantu katameze nk'abandi ariko kakugize intungane? Wari uvuze ngo umuhire. Tubwira ko gakiza katumye uhirwa kurusha abandi bose. Urakoze cyane. Yego. Urumva nyine ubu buryo umuntu yavutse, umuntu avuka nyine hashingiye n'aho wenda avukira umuryango avutsemo, akavuka abwirwa ko nyine n'ubundi agakiza cyangwa se ijuru ari ikintu umuntu akorera kuva avutse, ariko kuzageza nyine igihe nabo ntabwo bazi igihe. Bavuga ko nyine ugakorera kugeza nyine upfuye, hanyuma nyine ngo Imana ikakugenera ngo ahagukwiriye. Yego. Ariko nshimye Imana ko njyewe ako gakiza mbabwiye, nanjye nyine nari muri abo ngabo. Yego. Nanjye nari muri abo bumva ko agakiza nyine, njye nari mu bagatulika, bumva ko kubatizwa, guhabwa ukarisa, mbese ari amasakaramentu ko akurikirana, nanjye ari bimwe mu byo nyine Imana izashingiraho, cyangwa se mu bikorwa byanjye, mu maturo, mu gufasha abantu, cyangwa se nyine gukora ibindi bikorwa byiza nitaga ko ari byiza, hanyuma Imana izabishingiraho nyine akaba ari bwo buryo ndimo ndakoreramo ijuru. Yego. Ariko impamvu mubwiye ngo ndi umuhire nyine mu bahiriwe, naje kumenya amakuru. Yego. Mu by'ukuri ni amakuru nyine, si ikintu kiba ku kanya kubera ko ariho kikiba. Igihe ukimenyeye ntabwo ariho kiba kibaye, ahubwo ni amakuru umuntu amenya nyine atandukanye nayo wari ufite. Yego. Nanjye namenye amakuru nyine y'umucunguzi wanjye. Yego. Menya ko nyine menya icyamuzanye mu isi. Yego. Burya nta yindi misiyo yari imuzanye mu isi, yari azanywe na misiyo yanjye. Ni njye yari aje burya gukorera bya bindi njye nirwaga nkora, ariko n'ubundi Imana yari yarabibonye kera kose ko nta kintu bizamarira. Yego. Yari yarabibonye ko nzakora kuva mvutse, yewe niyo mpfa na cya gihe navukaga burya nari kurimbuka. Ndagahinja kandi nari ntaravuga, yewe nayo ntaye namenya nuko kureba ngo umuntu areba agacuma, nayo ntaramenya no kureba. Nuko menya amakuru ko burya Yesu nta kindi kintu
cyamuzanye hano mu isi. Yesu yaje kuri misiyo yanjye kwa gukiranuka nashakaga cyangwa se kwa gukorera Imana. Yesu araza nyine arankorera mu mwanya wanjye, ariko nyine sinamenya ko mu bamuzanye ari njye wamuzanye. nkajya ndirimba gusa ko nyine nanjye ngo Yesu yapfuye yazutse, ndetse nkanabyishimira nyine nk'umuntu byahaye ubuzima. Ariko nza kumenya amakuru y'uko burya nyine njye yaziye agakiranuka, ariko yarakiramutse nyine Imana ku kigero Imana yashakagaho, ariko ari njye ari gukorera. Yego. Nza kumenya burya amakuru y'uko ibyo byose nirirwamo ahubwo ari byo byaha nabakoraga burya, ari byo byaha nari ndimo byo guhinyuza amaraso nyine y'umwana w'Imana. Ariko ntabwo nakwirenganya kubera ko nyine ntaramenya ayo makuru. Aho aya makuru nyine rero aho nyamenyeye ko burya nyine noneho Yesu ari umucunguzi wanjye. Umuririmbyi navuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ngo ndihana ndizera hanyuma arankiza. Nanjye nizo nzira. Icyo nicyo cyakugize umuhire. Nicyo cyangize umwere, umuhire, umunyamahirwe mu isi. Utapfa nyine abandi nako nta n'uwo wabona ubivuga. Nta muntu wapfa kubona nyine umunyabyaha ntabwo yavuga ngo ndi umuhire cyangwa se ndi umutagatifu. Bavuga ko nta muntu w'umutagatifu akiriho. Ariko njye ndi umutagatifu, ariko bitavuye mu byo njye nakoze. Kuko ibyo nakoraga byose byari ubushwambagara, byari umwanda imbere y'Imana, nibwira ko ari byiza, ariko ari nyine ndi kugomera Imana. Ariko menya amakuru y'umucunguzi wanjye nyine icyari cyaramuzanye mu isi ndetse n'ibyo yakoze, menya ko ari njye yakoreraga. Bimpesha kwemerwa n'Imana. Urumva nta cyanjye kirimo, ni iby'umucunguzi wanjye nyine yakoze. Ndashimana ko nyine yampaye kubyizera, kubera ko burya nabyo ntabwo ari ibintu umuntu yiha. Ntabwo ari ibintu umuntu yiha mu mutima we ngo avuge ngo nk'uko kuri twajyaga mu idini ngo ukavuga ibyo uvuga ngo ubwo ndizeye. Oya, ni ibintu nyine bikorekera mu mutima w'umuntu, mu mutima wawe nyine nawe ukabyumva koko. Umutima ubundi ni umuntu yizeza. Hanyuma nyine mpinduka intungane ku bwa Kristo. Ariko urumva nta cyanjye kirimo, kuko ibyo ngibyo byose ni umwanda. Ariko nyine Kristo hamwe no kumwizera mpinduka intungane. Okay, urakoze Therese. Kambaze na Fidele. Fide, nawe uri umuhire nka Therese? Yego. Ndi umuhire cyane ndetse ariko uko guhirwa nabwo nabisobanura. Yego. Nuko hari uwahiye mu cyimbo cyanjye. Amen. Ubwo iyo mvuga ko nahiriwe, nuko umuriro wari buntwike watwitse Yesu ashya mu cyimbo cyanjye, njye sinashya, arampira nyine. Ubwo narahiriwe nyine, ubwo sinzashya. Amen. Mu magambo make rero, nk'uko yabivuze, nanjye navukanye umwaka ukomeye cyane. Nisanze ndi umunyabyaha kubw'igicumuro cya Adamu. Abanyarwanda baca umugani ngo akabaye icwende ntikoga. Ngo niyo koze ntigake. Ariko ngo niyo gakeye. Ntigashira umunuko. Fide kashize umunuko. Imana yarakamennye. Ubu Fidele ndi mushya. Mvutse vuba njyewe. Mvutse vuba cyane, mfite imyaka itarenze 5. Mvutse mu ijuru. Ubwo ntabwo ari kakandi kambere. Kakandi kicwende ntabwo ari byo. Ubu ndi intungane kubera ko navutse ubwa kabiri. None se Fide, karama ko kuvuka ubwa kabiri no kuvuga ko abantu bakijijwe, abantu bose mu by'ukuri bazi ko Yesu yabapfiriye. Ndetse abantu bose bavuga ko bavutse ubwa kabiri. Ni irihe tandukaniro ry'abavuga ko bavutse ubwa kabiri basengera amadini atandukanye ya Gikristo, yitwa ya Gikristo, nawe ako gakiza uvuga cyangwa se nuko kuvuka ubwa kabiri ndetse n'ako gakiza uri kuvuga, ni irihe itandukaniro? Ahari nihabaho n'ibyanditswe bibihamya nabyo
tubisobanurira abadukurikiye. uranyihanganira Yego. muvandimwe Yego. ngira icyo nakunganiraho. Yego. nta dini rya gikirisitu ribaho. Nanjye navuze ngo ayiyita nayiyita ko ari amadini ya nanjye niyo gikristo. mpamvu nakunganiraga. Yego. nayiyita ya gikirisitu Mm. impamvu Mm. ari naryo tandukaniro ry'agakiza mfite none. Mm. ayo madini uri kuvuga yitirirwa Yesu Mm. nayabayemo kandi nari nagiye yongeye gushaka ijuru. Mm. ngezeyo nsanga ntaryo bagira. Mm. bakajya bambwira ngo ahubwo ngo nsenge cyane ngo nanatange ngo kimwe mu 10 n'amaturo. Yego. mu by'ukuri ikintu nahaboneye Mm. baranduhije cyane. Mm. nari nsanzwe ndi umushumba niragirira inka ngewe Mm. ntazi ibintu byo kujya mu ijuru n'iki. Mm. baraje barankumbuje ngo mu ijuru ngo ni heza. Yego. ngiyeyo nsanga ntibabayo nabo bari gushakisha inzira yajyayo. ndababwira ndetse ni iki mwari muzaniye gukiza nsanga ahubwo bo ikintu bandusha bazi guhisha ibyaha kurusha kundusha. ko njye nabikoraga gishumba nyine ariko bo bakamenya kubihisha no kubitwara nyine gisirimu. ariko basi icyo navugaga subiza ikibazo cyanjye itandukaniro niri umunsi mbwirizwa ubutumwa bwiza n'ababwirizabutumwa bwiza budashingiye ku idini. bambwiye ko navutse ndi umunyabyaha ku mpamvu z'igicumuro cya Adamu. Yego. bambwira ko inzira yose nacamo kugira ngo nkire ibyaha idashoboka. kwiyeza, kwatura, kubivuga, penetensiya, no gusubiza ibyo nangije. ibyo byose barabimbwiye. bambwira ko ariyo nzira ijyana mu ijuru amadini. noneho ababwirizabutumwa bwiza rero ari nabwo bwampinduye kuba uwo ndiwe none ndi kuvuga intungane. bambwiye ko ako gakiza kadashingira ku kureka ibyo no gukora ibyo ngibyo, ahubwo bambwira ko kubera ko nagize umwaka wo kuvuka kuri Adamu aricyo kintu cyangiza umunyabyaha, mbikunze ntabikunze nuko ndi, niyo mpamvu nanabyihana ntibishire. birantungura. inshuro ya kabiri barambwira bati ikigukwiriye ni ukurimbuka kuko Imana ntiyakuvugurura. niyo mpamvu nakubwiye ko Imana yanyishe noneho ikandema bundi bushya. bigenda gute? bambwira ko umukunzi wanjye Yesu Kristo yaje mu isi anzaniye gukiranuka, azaje kubahiriza amategeko no gukora ibyo nasabwaga byose kugira ngo mbe uwera. mu gihe ngewe byari byaragize gute? byarananiye. we araza arakiranuka ku gato no ku kanini mu myaka yose yamaze hano, yarari kunshakira ukwera. biranakunda kubera ko we yari afite kamere y'Imana, kuko n'umwuka wera winjiye muri Mariya arasama abyara umwana wera witwa Yesu Kristo. noneho Yesu amaze kumbonera kwera, Imana iravivura iravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishima. ariko Imana iravuga ngo mumwumvire, niko Bibiliya ivuga. noneho barambwira bati rero Kristo yagaragaye mu isi ari intungane, ariko bakambaza batese kuki yapfuye. ari njyewe noneho ubabaza kuki Yesu Kristo yabaye uwera mu isi agatungana ku gato no ku kanini hanyuma agapfa. barambwira bati rero urukundo rwa Yesu ntabwo rwagombaga kurangirira ku kukubonera gukiranuka gusa, ahubwo yagombaga no kujya kukwishyurira umwenda. umwenda w'icyaha ni urupfu. urupfu Adamu yakatiwe kuko Imana yaramubwiye ngo nukirya no gupfa uzapfa. Yesu Kristo kubera ko yaraje gucungura mwene Adamu, yagombaga kumubonera gukiranuka, ariko byarangiza akajya no gupfa nko gusohoza isezerano ry'Imana, kuko Imana ntijya yivuguruza. yagombaga kwica umunyabyaha kubera ko yakoze iby'Imana yamubujije. Yesu arapfa, ariko apfira nde? Fidele w'umunyabyaha. noneho ku munsi wa gatatu Imana iramuzura. Yesu Kristo impamvu yapfuye ku bw'icyaha cya Fidele n'iby'abari mu isi bose. yapfuye ku bw'ibyaha. kuzuka kwa Yesu yazutse kubwo gukiranuka.
wumve ukuntu bya bintu byagenze. Ibyaha byacu nibyo byamwishe, kuko umunyabyaha wese agomba gupfa. Ariko nanone kubera ko uwera atajya ahera mu ikuzimu, ku munsi wa gatatu Imana yaramuzuye, nko gusohoza nanone icyo yari yarabwiye Dawidi ko uwera atagomba guhera hehe mw'iburera. Ubwo urumva yabikoze byombi, yarapfuye ku bw'ibyaha byacu ariko azuka kubwo gukiranuka kwe, ari nako gukiranuka kwacu. Ubwo twasangiye nawe gupfa, kuko ubwo ibyaha byanjye kwambara umubiri kwa Kristo byari bisobanuye ko yatwambaye twese abanyabyaha bambaye umubiri. Ubwo arapfa, ariko ubwo abanyabyaha bose babagize gute? Baba barapfuye. Noneho ku munsi wa gatatu Imana iramuzura. Ntabwo rero Yesu yatwipakuruye ngo acomokemo ngo dusigaremo, ahubwo yapfuye apfanye n'abanyabyaha kubera urukundo, agiye no kuzukazukana. Ubwo se bari abanyabyaha bazutse? Hapfuye abanyabyaha hazuka abakiranutsi, hazuka intungane. Ako niko gakiza mfite gatandukanye n'ak'idini ryari ryara. Ubwo nimba mbyumvise neza, ubwo agakiza ufite wowe na Therese ni agakiza cyangwa se ni ugukiranuka mwabazweho kwa Yesu, kw'ibyo yakoze Imana ibababaraho, no gupfa kwa Yesu nabyo Imana ubwo bibabazeho nk'aho ari mwebwe yishe. Muba abakiranutsi gutyo. Twapfanye nawe tuzukana nawe, ariko si n'ibyo gusa, yagiye no mu ijuru. Ubwo nabwo ntiyatwipakuruye, n'ubundi twarajyanye. Ubu aba bantu ubona hano, ubugingo bwacu buhishamwe na Kristo mu Mana. Ako gakiza koko nanjye numvaga nshaka kumva igihamya cyako, kuko numvaga n'abantu bose bavuga ko bakijijwe, ariko ndumvamo ikinyuranyo. Agakiza ko k'umuntu ariko n'agakiza k'Imana. Hari abantu bakijijwe kubwo kwishakamo imirimo myiza, ariko nubushije fidele na Therese abo bakijijwe kubwo kubarwaho imirimo myiza Yesu yakoze. Ikindi nshaka kubaza Therese, uraza kongeraho, nabonaga hari ikintu ushaka kongeraho, cyangwa ubanza ucyongereho mu magambo make mbone ko kubaza ikibazo nashaka kubaza. Mvuze akandi kantu gato, nuko no kugira ngo naho tutabikubwira twebwe, yego, uzabaze nyine uwo munyedini ukiririmo, mubaze uti azakubwira ko nawe Yesu yamupfiriye, nawe arabizi. Yego, sha abikwemeze neza pe, wumve ni nabyo koko, kandi ni nabyo nawe yaramupfiriye. Ariko numubaza uti ese aka kanya wajya mu ijuru cyangwa se uruwera, azaguhakanira yivuye inyuma. Nyine urumva ko agakiza dufite gatandukanye, nubwo twese twemera ko Yesu yadupfiriye, ariko kandi ni nabyo. Ariko kwizera dufite n'ukwabo kuratandukanye cyane. Ni nayo mpamvu nawe atahagara ku maguru ngo akubwire ngo nduwera, nubwo abizi ko Yesu yamupfiriye. Yewe ntashobora, arabizi, azi ko nawe niyo yakwemera yabakoze icyaha ntiyabikubwiye. Therese, dusoza nuri tugana nko ku musozo, numvaga nshaka kubaza Therese ikindi. Therese, uracyari urubyiruko, ndabona ukiri muto. Therese, ako gakiza ufite, uko gukiranuka wavuze ko ufite, Therese, ako gakiza uwitwaye nabi ntiwagatakaza? Ese wizeye ute ko ako gakiza uzagasazana cyari mutoya kadatakaye, na cyane ko nyine isi turi ku isi? Urakoze cyane. Urumva urambwiye ngo ako gakiza ndacyari mutoya, ako gakiza ntikatakara, cyangwa ngo sinakora nyine ibibi kakagenda. Yego, ntabwo n'ubundi niba wumvise neza, ntabwo kukabona nagaheshejwe nuko nayo nakoze ibyiza. Yego, iyo ndabuka nagaheshejwe no gukora ibyiza, yego, hanyuma nkakora ibibi, n'ubundi ubwo urumva ko kazagenda, kubera ko nagaheshejwe n'ibyiza nkaba nkoze ibibi. Ariko kubera ko n'ubundi Kristo yari abizi neza ko ndi mubi cyane, aza kumpfira, ariko
ubwo gutungana yampaye ntabwo ari uko ngo ampaye uyu mwaka utanga nzirwarize undi ukurikira ngo tuzongere ni ugutungana cyangwa se ni agakiza nkiri hano ku isi kugeza igihe cyose nzavira hano ku isi ntabwo ari agakiza ko kurinda nyine ko nta bushobozi cyangwa se imbaraga mfite zo kukarinda ahubwo ko karandinda rero ntabwo nakabuzwa nyine ntabwo nakabuzwa n'ikibi nakoze nta nubwo nagaheshejwe n'ikiza nakoze ubwo ntigatakara ntabwo gatakara nta nubwo karindwa yewe ahubwo ko karinda uwo karimo ahubwo ko karamurinda Imana ishimwe numvaga rero tugana ku musezo fidele dusoza mu magambo make cyane kuko tugeze ku musozo w'ikiganiro wavuga icyo wakongeraho hanyuma ugatanga na nimero yawe kugira ngo uwagira ikibazo azaguhamagara umufashe ubwo turaza no gusoreza kuri Therese icyo nakongeraho nanabwira abakunzi b'ubutumwa bwiza umuntu wese wabatijwe umuntu wese uvuga ko nawe asenga ariko akaba atari intungane ntazongere kuvuga ko yakijijwe yego umuntu urababujije umuntu wese uvuga ko asenga korari aririmbamo imirimo iyo ari yo yose yaba akora nimba utari intungane mu mutima ngo wowe n'Imana mube mubiziranyeho ko uri intungane ntuzongere kuvuga ko wakijijwe ariko uhita uva muri korari kuko ubwo nta kimaze ubakuye mu kazi uhita uva muri korari uve muri iyo mirimo wahawe n'abantu utekereza ko ari iy'Imana uparike noneho wizere Yesu Kristo kuko Yesu Kristo ntahuriye n'idini noneho uhunga idini wizere Yesu noneho ubone ubugingo buhoraho ikindi ureke kwitirirwa ibintu bitaba mu Imana kwitwa ngo uri umukirisitu ukaba udafite ijuru ubwo ubuvuze gute Yesu utagira ubugingo buhoraho abaho iyo uza kuba rero warakijijwe wakabaye uri umukirisitu ariko unafite n'ubugingo buhoraho ukaba utagikorera ijuru none wowe waragiye barakwatuza urabatizwa ubu utangiye inzira yo gukorera ijuru ubwo si ubwo wakijijwe amazina yanjye rero ndirayaho fidele nimero ya telefone ni 0788 53 43 024 dufite imbuga za WhatsApp dufite channel ijuru ntirikorerwa TV dufite na Facebook page ijuru ntirikorerwa TV hose tuba duhari kugira ngo dusobanurire umuntu wese icyamuhesha kujya mu ijuru ube mu isi wisanzuye wumva nta kibazo ufite ariko ku bwande urakoze fidele nawe watanga nimero nsoza mwere datakunze kugarukaho nyine mu buryo bw'ina nyine ndi mutoya ariko nyine ikintu nasabira buri muntu wese kuko mwere datarabivuze waba uri muto waba ukuze bitewe n'ikigero urimo wikwibwira ko nyine wenda bitewe n'imyaka ufite wenda uri muto uzakora wasaza cyangwa se waba mukuru kurenza uko ungana akaba ariho wenda kugakiza wumva wazagashyikira ntabwo bibaho ahubwo nyine nk'uko umuvandimwe yarabivuze ibyo bintu byose uri gushakiramo agakiza ibyo bintu byose uri gushakiramo ijuru ni ukuri kose uri kuruhira ubusa reka nyine nanjye ngo uce intege ko ntacyo wazabona uravunika uvunika ariko n'ubundi uzagera inama uragutegereje ariko nakubwira ngo ntabwo ngo ucire intege gusa ngo nkubwire ngo ranza ariko haracyari andi mahirwe kubera ko imbabazi z'Imana ziracyahari kugira ngo zakire umuntu umeze nkawe kugira ngo ziruhure umuntu nyine ukirushya ugishakira ijuru mu bikorwa bye ntabwo Mana yanjye ni ukuri kose ntabwo umuririmbyi navuze ngo nta kindi kintu gihesha gukiranuka yaba mu isi yaba mu ijuru ngo keretse kwizera nyine amaraso ya Yesu kogejwe n'amaraso ya Yesu yonyine urumva nyine ni amaraso ya Yesu yonyine nta zindi nzira izo isi yashyizeho cyangwa se idini ryashyizeho nta kintu zizakumarira
wafasha rero nimero nk'urubyiruko mungana nk'urubyiruko kabaha nimero yawe wenda bakwisanzuraho bakakubaza cyangwa bakazaguhamagara. nimero ya telefone ni 0790 41 86 ndahari nyine kugira ngo ubafashe nyine nta kandi kazi nyine nifuza ko mu byifuzo byo nyine nifuza ko nk'uko nanjye nagira ubu buntu byibuze hari undi waruhuka ariko nyine ayo makuru nawe amenye ayo makuru ariko biciye muri njye mu wo yakirije n'ubundi ubutumwa nyine buzakomeza kwamamara ariko buciye n'ubundi mu bakijijwe. Yego numvaga rero nanjye mbashimiye murakoze cyane kuba mwanitabiriye ubutumire. Ubwo kandi tuzakomeza nyine kubakenera mujye mugaruka nyine mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abantu na cyane ko mwavuze ko ari bwo bukenewe. Murakoze cyane, Imana ishimwe.